uduto bwatwo turahagije kukwereka ko hari Imana, hari umuvugana na hari Imana ivugana nawe kandi hari byinshi gukora mu buzima bwawe. So rero mureke bano mudukurikiye, mureke twirengagize, mureke tureke kwirengagiza ko hari by'Imana dukorera. Ntufate ikintu ngo ushake ko Imana igukora ikintu kinini cyane kugira ngo wemere ko hari Imana. Aguriya nawe gatowe nyine kuba wabyutse nkuko se nabivugaga, kuba njye mbireba akenshi iyo ndi gusenga ntashye, hari akantu kamwe kamaze no kuba rutine muri ngiye. Nkunda mpita numva ari igitangaza kubona nabyutse nkajya ku kazi nkaba ngarutse. Iwakoze ibyo Imana imusaba, washaka kukumva ko Imana yabizi ko nibindi. Iyo Imana ikubwiye ngo nibindi uzabyongererwa, nuko izi ko nibyo ngibyo bikeneye. Sibyo baravuga ngo seek ye first the kingdom of God. Bavuga ngo first of all hari ikingenzi tukeneye ko tugomba kubanza gushaka ubwami bw'ijuru, ibisigaye then bikaza ari add-ons. Sibyo rero nkita nibaze Imana ije avuga ngo uzahinga usarura, benshi bazakugiriraho umugisha ubwo wambanje imbere ya byose n'ibindi ugiye kubikora. Oh my God. Being a light means this is Sun Talks podcast and I'm Sunny. Where I work, we also do a lot of mental health awareness, as you may know. I don't have something which pushes me, so kuko ushobora no guha umuntu ijambo rigeza kandi rishingiye ku bana banyu, kandi ibyo biraryoha cyane. And my mind was like I said wahala. Yeah. Chombwira mwana wanje namenye ko ndunyabyaha, making a list. I have power to identify who I want to become. Yeah. Niyo yaririmo iryo jambo ngo copy. Urayimenye? Ndafashe ifoto yawe mfite copy yawe. Now when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah. Muraho neza, nizere ko mumeze neza. Ni karibu nanone kuri Sun Talks podcast. Nizere ko iki cyumweru cyabagendekeye neza. Natwe turaho turamahoro, turashima Imana. Uyu munsi rero noneho byaje guca ibyacu. Dufite abatata babiri in the house and we are blessed. Ariko mbere yuko dutangira reka babanza batwibwire. Nyakubahwa. Nirakoze. Ngiye nitwa Ishimwe Peace. Ariko ubungubu iryo jina rimwe ragenda ryibagirana buhoro buhoro. Okay, hariri. Sikiye banyita Papa Sky. Papa Sky. Can you feel that? Yes, I'm feeling it for you. Congratulations. Yeah, mfite umuhungu mwiza cyane w'umwaka n'amezi 3. Kubagana cyane. N'umugore mwiza cyane. Shout out to her. Shout out to mama. Wow. Yego nibyo nkaba ndumwizera mu Adventiste nk'isanzwe. Wow. Yeah, si byose bwo. Turakwishimiye cyane karibu. Merci. Ewan, ni karibu wisanti wanyu. Dufite undi mupapa hariya hirya yanjye. Nanjye nitwa Obedi Rakiza. Nkaba ndi ibintu byinshi bihuje na Peace. Nanjye ntago ndi umusore ndi umupapa nko bivuze, mfite nanjye umwana umwe yitwa Gael. Nkaba ndi umuririmbyi wa Voice of Praise ni korali y'Abadventiste umunsi wa 7. Yeah, ndumva ari ibyo ngibyo. N'utu detail twinshi cyane. Oh yeah, I know. Kandi Sky na Gael bari kumagenda bamenyana buhoro buhoro. Gosho nanjye niyo. Sky nyine ubuntu ukunda aza akobora kwisetsa kuri Gael nkafasha. Ibintu ntabwo nzi ukuntu bizarangira ariko akagenda Sky. Najya kwa Gael. Iriya nzebe ntabwo twayivuze. I know. Yeah, tukakwishimira rero kuza muri studio ahantu heza cyane. Byukuri Very cozy. Heza pe. Very very cozy.
thank you guys mana yanjye umva usko ntago nigeze ntekereza mu buzima ko like ibintu nk'ibi nabikora ariko noneho igitangaje muri ibyo byose ni uguhamagara abantu bakitaba ibyo bintu like buri gihe I'm telling you man ntago ari arabuzahamagara bikugore kwita obviously ariko nyine n'abantu bajya babimbaza cyane ubigenza gute kugira ngo abo bantu bawe bakwitabe ariko byo biranagoye ariko rero nukuri biragoye we know you do know that turize kubiganiraho ko mubizi neza ariko simbizi ni nk'ubuntu nagiriwe nuko yo guhamagara abantu banjye bakitaba akomeye ko musaza mu inshuti zanjye you showed mwakoze ariko cyane thank you so much twakira kazi mbere yuko tujya muri in deep obe wadusengera reka mbere ko dutangira dusenge Uwiteka Mana yacu twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe tugushima cyane yuko uri Imana ikomeye tugushimira ibitangaza n'ibikorwa byinshi byiza byo dukorera izina ryawe rihabwe icyubahiro tugiye kuganira tugiye kumara akanyanga tuganira twakwinze kugira ngo amagambo tuganira ntaze gutandukira cyane ngo tujye mu bindi bishaka gukoza isoni ahubwo dukomeze tuganire bifite umumaro kugira n'abatwumva abadukurikiye nabo baze kugira byinshi bunguka kandi ibyo dukora byose tubikore mu izina rya Yesu amen amen njyewe rero hari ibintu mutavuze kandi nashaka ko muvuga murimo kwivuga ni ukuvuga ngo aba bantu rero bacu ni aba host b'ikiganiro cyitwa Lyrics of the Week gica kuri channel ya Voice of Praise / New Singers niko handi ikorera mu itorero ry'Abadventiste nk'uko babivuze mugenda mu check it out ni ikiganiro cyiza cyane ndashaka mutubwire kugira ngo icyo kintu kibaze mu gitangire byagenze gute okay please niwuzi gutera story neza nuko igitekerezo niyo cyavuyeho interesting wow hari ikintu kijya gukuza twageze gutekereza muri New Singers twatekereje ikintu hari akantu twari kuvuga ngo let's use what we have to get what we want sibyo nuvuga ngo twaga twifitemo impano muri korali ugasanga izo mpano dufite nta kintu mbese nta kintu turi kuzibyazaho umusaruro urumva and turatekereza tuti ni gute twabyaza umusaruro izi mpano dufite as you know Obedi ni videographer yego cyane mwiza cyane nanjye ngo napfobye umugore ngo byita videographer ni videographer mwiza cyane cyane adukorera indirimbo zacu za video 90% niwe uzikora niwe uzishutinga and God bless him though kuko nta kintu twishyuza nyine byo twavuga ngo dukoresha impano dufite yewe naragenda akatweditinga ibyo akeneye natwe tukabimushakira undi akabikora ibindi byose rero iki ngiki ni kwa kwigira kuba mu banyarwanda muri rusange nuko byari twatwate noneho rero reka dushake none uburyo urumva ntago tureleasinga indirimbo buri gihe and yet tugomba gukoresha ino technology dufite tubwiriza rero ndangije ndicara ubwo nyine twara brainstorminze dusanga twakora Lyrics of the Week Lyrics of the Week kuko yagombaga kuba ari ikintu kivuga ku ndirimbo nko kumva title Lyrics like sometimes hari gihe twize gukorana tuvuga uburyo abantu nyine bita kuri ku njyana bakita ku majwi meza cyane abaririmbyi bagira aho ugasanga they don't go deep mu magambo agize muri izo lyrics rero we wanted to tackle on lyrics tudashyizemo amajwi tudashyizemo iki rero tugira itegeko dutumira bamwe mu banditsi b'indirimbo bakatuganiza ku cyabateye kwandika izo ndirimbo aho dusanga dutumiye banditsi b'indirimbo twaba twirimisi niko guhita dutumira abasani twatse nihe ndirimbo ukunda ese indirimbo igufasha iki ugasanga nuzu ukambwira uburyo indirimbo igufasha hari ikintu birahita bindura perspective wareberagamo iyo ndirimbo
n'undi agahita kumbe uzi ko burya ntajyaga mbyitaho wana ugasanga that's how nuko byaje bigenda bikura buhoro and my brother and I turabikora birangira bigenze kuriya mujya mubibona gusa turacyapushinga ntabwo biragira aho twifuza ko bigera ariko intangiriro ni nziza jewe nkiyumva like Obed menya ari wampaye link ariko nakirebye I was with my mom ndamubwira ati ngwino turebe iyi ngiyi lyrics of the week and then turakireba n'ikiganiro umuntu yarebana n'umubyeyi n'ikiganiro umuntu yarebana n'umupartner like it's friendly urumva twe nkuko twabivugaga wowe ntabwo uri wirimise ku kintu runaka ariko twebwe turimite kuri gospel ntabwo wenda umuntu uririmba indirimbo iri sekiro yaza ngo tuyiganireho kurumva voice of praise nyine ni Nicolas so bivuze nuba ngo turimba tukora ku ndirimbo ntabwo twita ngo ni Adventiste ni yahe ariko fa ku indirimbo ishaka kugira ikigusijya ko twese n'ubundi dushinya kuri Bibiliya so aho rero niho tujya tuganira ngo ese uyu muhanzi yashatse kuririmba iki rimwe na rimwe tukaza kumenya n'umuhanzi iyo ndirimbo yayihimbye yifashishije isomo uwo munsi katubimenye twari tubizi niyo mpamvu iyo tugize amahirwe tubona umuhanzi tukabona umuntu wakunze iyo ndirimbo bitugenda tuganira muri Bibiliya ndetse haba harimo n'utubazo twa fan ariko two kugira ngo tubashe ku mbabarire mujye kureba biriya biganiro nitega ikiganiro tuzasohora cya Sani kiri mu gikari ariko nuko aryo gushiza niyo muntu twahostinze agira amanota make mu bibazo tugira yewe nari nzi ko nijye wagize mwanje what none se twa ntabwo programasira aba muri tegeza ubu twatuzi ko twatsinze mwana we twatuzi ko twatsinze ariko it was fun muzajya kukireba ikiganiro murebe n'ibindi hari ikiganiro mwakoranye na Denise yego muririmbana ni Belize uriya no Belize impanga abantu benshi bakora nukuri mumbabarire impanga zacu ariko cyari cyiza kiri deep kandi cya kiganiro nagikunze mu biganiro twakoze cya kiganiro nanjye kiri mu byo nakunze one of the best guys Imana ishimwe rero shout out to her nukuri shout out to Belize to Belize Imana ibaho umugisha cyane ndashaka mumbwira korali yanyu ikorera ahantu hari amakorali menshi kandi ifite particularity umwihariko wayo mumbwe ngo umwihariko wayo ni uwuhe mwambwira ari uwuhe niba utiye gusubiza vuba dusubize nabi uyu nguyu kuko niwe coach wacu ayavuga byinshi cyane ariko korali New Singers Voice of Praise na amazina abiri ubwo yenda araza kukivugaho ikintu navuga ngo ngiye nabonye cy'umwihariko nuko turi bakuru kurusha abandi buriya korali yabayeho mu cya 984 muri bakuru New Singers Voice of Praise icya 984 uyu munsi turimo turi kwizihiza isabukuru y'imyaka 31 I think deja ntago take the calculator so niwango tubakuru Nikorari yavuye igitwe iza i Kigali ariko ntago yavuye igitwe ngo New Singers nabana b'igitwe ari nabo babyara Voice of Praise ariko kuko twaje kuri Bilingual Church tukadashaka kwitwa New Singers ngo zibe korali ebyiri ziri ku matorero abiratandukanye igitwe kuri college ndetse na Bilingual badusaba ko twahindura izina ariko mu by'ukuri urumva ni ukubera nyine izo terms and conditions tugomba gukurikiza ariko ubundi turi bamwe actually nuza ayaya niyo bavuza kano yavuza biki MC ngo niyo korali yonyine babaje umwihariko yego ngo niyo korali yonyine ifite non après yego zikora ibyo wow no ni New Singers no money Voice of Praise so niyo korali yonyine ifite non après interesting wow Niyo kwashakaga there you go ariko ndajya murabaririmbyi mwembi and abantu banje ahangaha bamaze kumenya neza basiko nkunda indirimbo muri rusange like nkunda indirimbo pe rero bituma nzimenya flows nyine ndazinjirira cyane murabyumva
ndashaka kumenya dukurikije uko muririmba nuwuhe mwihariko mufite? Well, umwihariko wacu wenda mvuze mu buryo nka coach uko mba mbibona umwihariko wacu ni ukuririmba one very powerful in terms of message, sibyo? Songs, sibyo? Indirimbo zifite amagambo kuko yes icyambere nuko tuba dufite amajwi aririmba kandi ibintu byiza kuko n'ibitari maniera agréable rero ntago biba bikiri indirimbo niyo definition tuzi ya music ibyo cyo kiba kiri aside, sibyo? Rero iyo cyungyo giye aside nemera ko of course turi kurimba indirimbo zihimbaza Imana, ibyo turimba bigomba kuba bihimbaza Imana. Ushobora kuba ufite amajwi meza cyane ariko ukava hari imbere ku ruhimbi umuntu warimbiye nta kintu umuntu akuyemo. When wenda biri ku giti cyanjye mfashwa cyane n'indirimbo kurenza umuntu uri kubwiriza, mfashwa cyane n'indirimbo kurenza nawe aramfasha yego but cyane mfashwa n'indirimbo kurenza umubwiriza kurenza umuntu uri kubwiriza hari imbere, sibyo? Rero icyambere ni tukora uko dushoboye kose w'indirimbo zose turirimba zibe zifite message iri very powerful kandi icyo ngicyo kuko gufashwa n'Imana feedback turazibona tubona feedback nziza cyane pe dushobozwa nayo ikadushoboza tukadeliveringa that way. Icya kabiri ni korali itagira style imwe iririmba. In terms of style, you know, we can do zouk, we can do slow, we can do any genre y'umuziki kugira ngo umuntu uje nk'urugero nko mu gitaramo cyacu abone yisange mu byinshi. Uwo niwo mwihariko iyo bintu birimvuze nibyo bituranga cyane kurusha ibindi. Icya kabiri dukunda maybe dutandukanye n'andi makorali menshi umuntu ushaka kutujoninga ntabwo tujya tumubuza. Are free to come. Really? Yes. Impamvu ni iyi ngiyi uri kumva impamvu twaje gusanga yes ntabwo ugomba kuzamo of course umuntu uje kuririmba aba yaririmba utagiye kuririmba wenda nka animateri sibyo ariko nyine waririmba kubera ko ngiye buri gihe nkunda kuvuga ko korali ari nk'umubiri w'umuntu. Uyu mubiri nshobora kuba nta aka kaboko ashobora ko atakora ibyo amaso akora ariko amaso ashobora gutokorwa aka kaboko kakajya kuyatokora. You get that? Nuvuga ngo muri korali nshobora kuba ntari mwiza mu kuririmba cyane ariko spiritually ndi mwiza mu gufasha abantu mu bijyanye na mwuka. You get? Nshobora kuba ntari mwiza mu bijyanye na mwuka cyane ari umuntu ufite indi mpano aho nshobora kuba naba trezorier mwiza iterambere rya korali rikavuka. Nshobora kuba mfite n'ubushobozi bwo kuyobora korali gatera imbere, sibyo? Rero korali ikintu cy'ingenzi cyane ngiye underlining aho kurusha ibindi muri korali ni uruzitiro rwiza rutuza kujya hanze mu bibi. Hari igihe ubuza umuntu kuza muri korali ariho yaragiye gukirira. You get? Rero kuko nge natanga ubuhamya bwinshi cyane bw'igihe nabaye tempted gukora ikintu ariko nakwibuka ko ndi umuririmbyi and I'm like if I do this, if someone sees me doing this ejo akambona ndi ku ruhimbi what is he going to say? Urumva? Rero korali kambere uruzitiro sibyo? Uruzitiro rumbuza kujya yes bese ni nk'akanyafuka guhitura. Wow. So rero iyo mindset niyo dufite muri Voice of Praise twemera ko ushobora gukirira muri korali spiritual ariko nicyo niyo denominateur koma ni byamwuka mbere ya byose mbere ko turirimba mbere ko tubanza tukaba deep mu byamwuka dufite n'umuntu dufasha cyane bamwita Gisle. Shout out to him. Shukuru I think you know the guy. Yes. So aradufasha cyane umuntu ufite iyo mpano cyane mu byamwuka araduhwitura dushishikariza. Navuga ko ari yo afite impano iyo mpano niyo nini cyane kurenza kuririmba.
kubyumva explaining my point. Yeah. Yeah, so rero ubu ni umwihariko iyo niyo voice of praise. I like that. Yeah. Conclusion nuko nanjye naza kuririmba. You are welcome. Oh my god. Uyu muntu mureba uhora babwira ngo akunda kuririmba, akunda umuziki, ariko atinya kuririmba cyane. Bakunzi be rwose mumbabare muri comments mudufashe. Mumuhituraze muri voice of praise. Aze muri voice of praise byubuza agiye nahana bari. Winuririmbe. Uzo umuntu kubwira ngo nkunda kuririmba ariko atajya aririmba. Uye ngiye nkunda ofete. Donc uri umuntu ukunda kurimbira muri douche. Igope. Nigurya. Cyangwa ko ndiye karimba kagiyemo. Akuri TV nayo cyangwa that I know. Like nkayitandiri nangiye kubikora none mpitaniuka ko ntariyo. Ariko hari n'igihe ubu utazi kuzikuririmba ukabimenya ugeze muri korali. Kurya waririmba. Trust me. Some people doesn't think like we can't. I know. But njye ntekereza ko uziko umuntu utazi kuririmba ashaka kuba umunyamuziki cyane kurusha uririmba. What do you mean? I'm meaning kuko twebwe tukoresha turirimba dukoresha ugutwi. Umuntu ufite rero oreille musicale buri aririmba cyane. Ahubwo ngo niwe muririmba. I tried man. Look, you tried. Because you are the judge of yourself. Nicyo kibazo. I have people at home. Let other people judge you. I have people at home who judges. The worst judges in our siblings. Yes. You know they are the worst. Now go you can't do abona gare bakwiye kujudginga. Uzaze tugire. Yeah. Ariko like what I'm sure of nuko nkunda kubasura muri ko hali yanyu kandi I love the vibe nkunda hari sorte y'amakorali muri spirituality niba ariko nabyita ariko your energy yo muri ku repeta is so different so ntabwo nzi ukuntu umuntu yabisobanura ariko nyine ubwo niba ushaka kubyumva neza uzagendere. Yeah, welcome. Hari ikintu njye namaze kubona, hari ikintu nabonye ngiye muri rusange byo kuririmba. Ngiye burya ntabwo nkunda kuvangura n'uwa mbere cyane uwa nyuma ngo bite. Ngo ndakunda peace ariko hari undi utamukunda. Yeah. So wisanga rero mu bintu bya gospel. Uko bimeze kose hari abantu babakunda ikintu runaka nubwo wangura yangaririmba neza aririmba nabi ariko hari ababa muri inyuma babe babiri cyangwa batatu. Of course, yeah. So nicyo kiza cyo cyakora nicyo kiza cyo kuririmba. Nawe rero niyo mpamvu tubwiye ngo please come. Hari indirimbo yanjye nkunda cyane sinzi niba ifite video though I'm offended. I'm sorry ariko ngendera ahantu nayimenye niho hanyishe ahantu nayimenyeye mwere iririmbye bwa mbere nari nasense ndabyibuze ko warabimbwiye simbizi ko akunda ukuntu ndirimbi guhitinga. Wow, that was amazing. That song is that song. N'indirimbo yitwa mwana wanjye. Nabibaza ko hari latest video dufite. Niyo latest. Niyo nagari ariko iri muri latest. Ishakwa 3 latest. Iri muri 3 latest. Yeah. Nuko ndagira ngo mbarangirire ya ndirimbo abantu banjye. Mugende muyirebe ni nziza. Muri kuririmba ariko nanone ni nziza cyane muri lyrics ari byo nyine twagarutseho. Ninde wayihimbye? Sorry. We honor you. No. Ndashaka umbwire okay ngira amahirwe ko ari wowe wayihimbye. Tubwire uriho urayihimba duhe scenario ukuntu byagenze kugira ngo abantu bajye no kwireba bazi nuko byatangiye. Yeah. Do you scenario? Normally abanditsi b'indirimbo wenda babibona bari kutureba bashobora ko nabo kunsupport-inga. Ubundi umuntu aba inspired mu buryo butandukanye. One hari igihe nkange urugero hagiye nko kwisabato tatu mu rusengero umubwiza akabwiza ku kantu and I'm like wow okay. Yeah.
hano havamo topic nziza. Mujye mpita nkora poem. I know. So you're a poet. Yes, I like to write. Yeah. So nkahita ubwo ngubwo icyo gihe mpita disappearing for a second. Nkahita writing mungu hano muri telefone urebye muri notepad yanjye ukuntu byinshi izatangiye zikanga kurangira. Yes. Cyangwa se ukaba uri kugenda iyo ndi kuri moto buriya nambaye kasike yewe gaye ariko uzi ko abantu benshi bambwira ibintu bya moto moto itanga inspiration ntabwo babyumva nguprenge ama audio ya moto arimo hano ukagira idea ya melody n'umuyaga uri gukubita kugira ngo utazakibagirwa. Rero kuko nayihimbye kera ntago naba nibuka neza the same like it's one of the three. Ariko yo icyo nibuka cyo nuko nibajije rero mva dufite verse ivuga ngo banza ushaka ubwami bw'ijuru ibisigaye byose uzabyongererwa. Sibyo? Nahise nishyira muri scenario y'umuntu wamaze gushaka ubwo bwami. Sibyo? Iwakoze ibyo Imana imusaba washaka kukurumva ko Imana yabizi ko nibindi iyo Imana ikubwiye ngo nibindi uzabyongererwa nuko izi ko nibyo ngibyo bikeneye. Sibyo? Baravuga ngo seek ye first the kingdom of God. Bavuga ngo first of all hari ikingenzi tugukeneye ko tugomba kubanza gushaka ubwami bw'ijuru. Ibisigaye then bikaza ari add-ons. Sibyo? Rero nkita nibaze Imana ije avuga ngo uzahinga usarura. Benshi bazakugiriraho umugisha. Ubwo wambanje imbere ya byose n'ibindi giye kubigirira. Oh my God. Icyo kibazo mise nishyira muri iyo scenario mpita flipping iyo ngibyo ngo ati no okay Imana tubwiye ngo tubanze dushaka ubwami bw'ijuru n'ibindi no gukiranuka kwayo ibindi byose tuzabyongererwa. Twakiranutse twagize utya this and that. So now can you imagine Imana kukubwira gutyo n'umuntu uzajya kuyumva azumve ari kuyumva muri iyo perspective avuga ngo let me do what all that I can. Ibyo nshoboye byose kugira ngo byibuze nzumva Imana imbwira bino. Sibyo? Hari nano mu gitero niba ari cya kabiri kugiza urugero rw'ineza yanjye. Igitero cya kabiri singo wanshakanye umutima wawe wose nanjye ngiye kukwiyereka. Ntutinye ndi Imana yawe ntiwihebe ndi kumwe nawe nkugiza urugero rw'ineza yanjye. Can you just imagine like Imana ikubwira kugiza urugero rw'ineza yayo. Mbese umuntu ushaka kureba ineza y'Imana araza akakureba ahubwo reba Imana nyine yageze kubwiba proud yawe to that extent kurwego ngana gutya. Aho se none se mubare bukiri bibaho ko Imana yavuga ati yego bibaho cyane. Reba Yobu. Niwe neye kuvuga nenge kuvuga. Nanjye kuvuga ngo nka Yobu ariko nyine ngenda shaka ngo tubishyire mu Yobu yari umuntu right? I know. But sometimes so bisko hari igihe ibintu tubifata nkaho hari ibyo muri Bibiliya. Ari imfashanyigisho. Yego ari nk'imfashanyigisho n'ibyo abantu ba kera Imana buri yabwiraga abantu batari aba Gen Zs. Like abantu batari abajene nkatwe bo muri iki gihe bafite AI bafite ibintu byose muri rusange. Koko Imana yazikubwira umuntu ati nkugize urugero rw'ineza yanjye. Well hari naza kumbara sinibuka neza ntago ari yowe uribuka wa mufakaza ufite umwana bakaza kumusaba agatsima bati yagafu ndakeka way of hope na ifite ndimba agafu mujye kureba nayo agafu urumva yagiriye neza umukozi w'Imana kuva uwo munsi ntigeze abura agafu ndetse n'amavuta bavuga ngo mu mperezo ziwe niko bavuga yes nyine aho ngaho mu icupa ry'amavuta urumva nubwo n'ubundi buryo Imana ikwita baze kuvuga ngo ntuzigera ubura icyo urya ntuzigera ubura icyo kuko wagenze neza. So ndakeka muri na minsi this world is too dark. Yo I know too dark. Yes biragoye ariko banumva icyo twahirimbanira tugakora uko dushoboye kose kugira ngo byuze tuzumve ririya jambo
bati ubwo wambanje imbere ya byose n'ibindi bisigaye ngiye kubikongerera. Binteye ikindi kibazo eske Imana ivuga tukayumva ubete? Imana ivuga tukayumva. Okay. Bon, usibye ko muri iki gihe ho reka gukoresha imvugo ngo muri iki gihe ubundi kera yajyaga ivugana n'abantu amaso ku maso. Hari nk'aba ba Moise baba yavuganaga nabo ku musozi Sinai ikaza mu buryo runaka bw'umuriro abandika mu nzozi, ariko uyu munsi ho biri precisement ho ivugana natwe mu ijambo ryayo. Ariko tureke n'ibyo, Imana ivugana natwe haba mu bikorwa haba mu feedback y'ibyo dukora, sibyo? Ukajya kumva ati uyu muntu ni umuntu w'Imana yafashije iki ngiki. So cya kintu ntabwo ari ikintu kiba kije gutyo gusa. So iyo ukoze you do better, then it comes to you. Urumva nuvuga ngo ukora ikintu cyiza wamara gukora icyiza kikagarukira. So ngiye mbifata mu buryo runaka bwo ko iyo ubonye umuntu abwira ndagushimiye ko wakoze iki, ndagushimiye ko wangiriye neza, ndagushimiye ko wagize. So Imana bitangiye kuko n'abakora neza abakora byiza ariko finally nta wakabyita ko byiza ariko ntabone feedback. Urumva ariko uko byenda kose iyo ukoze ikintu cyiza kirakugarukira. Bishatse kuvuga iki rero? Uwiteka yitavugana nawe mu ijambo ryayo, ashaka kuvugana nawe mu nzozi cyangwa se akavugana nawe kuri feedback ije abantu baku appreciating bagusemigisha. Ndetse tubona ingero nyinshi z'abantu aho umuntu usanga avati uyu muntu umukozi w'Imana, ura muntu umukozi w'Imana. Dushyire muri parenthèse twirengagize biri mu gikari, ariko byibuze kuba abantu bari proud yawe. So reba ko bisa nkaho navuga ko ari nko kuba byibuze Imana ivuga ati nguyu umwana wawe, nkuko yavuze kuri yo bivuga ngo Satani wamubonye umukozi wanjye wamubonye ati kantu kararenze. So rero bifata ko ibi bivugana natwe mu buryo bitandukanye na kera ko yaze ikahita ivuga direct gutyo, ariko Imana ivugana natwe mu by'ukuri haba mu nzozi haba mu muhanda mu tuvugana haba mu bintu bitandukanye even no mu ijambo ryayo. Hari ibintu maze iminsi ndimo discoveringa ndi nko guhindura amaso, nuko Imana ishobora kukuvugisha, maybe Imana iratuvugisha ntiyumve. Uzi ko umuntu w'umuririmbyi nkuko kuko nyine ugira igitekerezo kuri moto. Imana ivugira kuri moto biri seriye. Biri seriye umuntu nyine akuva okay. Hariho igihe wenda ubyuka ijwi ry'indirimbo runaka riri kukuzamo, pay attention on that. Hari igihe Imana biri kukubwirira muri iyo ndirimbo. Actually Imana n'ahantu cyane ivuga. Hari indi ndirimbo dufite yitwa Ushimwe, yo it's kind of personal to me. Hari igihe Imana yankoreye ibintu ndavuga ni Imana, uku kuboko kwawe n'ukwawe, uku kuboko ukoze ibi n'ukwawe byanze bikunze. Kubera ko nta mwana w'umuntu wakora ibintu nyine ryo ibintu biba kwati Imana. I know someone behind this is ni Imana. Nta like aranwa ngo ukuboko kwawe ndakubonye ndakumenya. Urumva like naya mashimwa nyuzuye ni wowe yaremye. Uvuga ngo uko kuboko kw'Imana ndakubonye ndakwibwira ndakumenya. Kuko Imana ikorera mu bikorwa byayo. Hari ibintu Imana idukorera ukaburi very certain ko atari umuntu ukoze ibyo bintu. Icyo gihe Imana ibikuganirije rero. And si ngombwa ngo tujye kure no kubyuka kwacu nuko kuboko. Actually kubyuka Imana iba yakuganirije. No kubyuka. None birimo kumva ati ni nge utanga ubuzima. Like nyine ntagukanguye. Ntagukuye muri ibyo bitotsi. Ntago bavamo. Actually utuntu dutoya utuntu twebwe twita ko ari duto. Million Little Miracles. You know the song, right? Yes, I do. Nyine bo icyo nshaka kuvuga ni twagurure amaso yacu. Twugurure plutôt amaso yacu arebe ahweze
arebe n'utwo tudetaye runaka twirengagiza. Erega abantu tugira ingeso yo kwirengagiza no kwigira bize cyane ukigira nkaho utabonye umuntu. Wa muntu aragusifuye uri kubyumva ko umuntu agusifa ariko ngo yango nibura ntago ari ngiye. Ugasaye ukirengagiza. Ariko Imana ivugana natwe urebye nubwo itabanje no muri lyrics of the week tubiganiraho. Nubwo tureke gupointinga ku kintu kigaragara kiri big Imana yagukoreye ugafata akantu gatoya ubwako kakubera ikintu gituma ugira hope muri wowe. Ari nayo mpamvu ubushize twigize kuvuga ubushize mu kiganiro twagiranye na Sani twaravuze ngo ni ruhe rwego umuntu agira akagira ubwo yiyahura. Urumva so nuko uba wagerageje gushaka kubona ibintu binini kandi n'uduto bwatwo turahagije kwereka ko hari Imana, hari umuntu uvugana na, hari Imana ivugana nawe kandi hari byinshi gukora mu buzima bwawe. So rero mureke bano mudukurikiye mureke twirengagize mureke tureke kwirengagiza ko hari by'Imana dukorera. Ntufate ikintu ngo ushake ko Imana igukora ikintu kinini cyane kugira ngo wemere ko hari Imana. Aguriya nawe gatowe nyine kuba wabyutse nkuko se nabivugaga kuba njye mbireba akenshi iyo ndi gusenga ntashye hari akantu kamwe kamaze no kuba rutine muri ngiye nkunda mpita numva ari gitangaza kubona nabyuste nkajya ku kazi nkaba ngarutse kuko mbana mu muhanda manaciyemo ibintu byinshi ndebe ibintu byinshi bawe ubwako kana kakaba kakwereka ko hari Imana. Yego nuko nta doubt nimwe mufite obviously nta doubt nimwe dufite ko Imana ibaho. Nta Imana ivuga kandi ko Imana ikoresha abana bayo mu gukoresha abana bayo mumbwire ni gute mutafolinga muri trap yo kuba umuririmbyi uba muri groupe y'abantu baririmba ku buryo peut-être umuntu yakwibagirwa akibagirwa relationship afitanye n'Imana ukigumira mu Kigali uraririmba iyo mugiye mu mwiga ijambo mukitahira mbese bikaba biri ibintu biri cool biri aho ngaho nyine nk'abajene. Well usanga ariko abenshi dushobora kuba turi mu Kigali tutabizi ko turi mu Kigali. Kubera ko turabyuka isabato tukatera tukambara tukaza gusenga tukagitura mbese imihango yo kuri church yose imitwe tukatura tugahaguruka twicara twirite saa 8 tugasura muri korali tukarepeta saa 11 saa 12 tugataha wasanga ibintu byabaye routines rero warutoje ngo ni gute mutisanga. How do you know? Maybe you go. Oh my God. We never know. Nagitekerejeho like ushobora gusanga twisanga muri iyo routine tutabizi ko turi muri iyo routine kuko ugasanga wenda urugero ubuye Bibiliya yawe nyine ugakungura akavumbi ngo tugiye gusenga ukumva cyangwa se application yayo muri telefone ya Bibiliya ugasanga ya freezinze ntuheruka no yajya kujya wigatinda kako you never like ntago ujya nyine ubifatira uwo mwanya ariko ahubwo wenda to answer your question ndumva nk'aba Kristo cyangwa se nk'abantu baba mu mirimo y'itorero nk'abarinjye n'abakozi b'itorero n'ubundi reka ubwo twisuzume turebe ko tutari muri iyo routine tujye kugirana like private time with God. Okay kuko buriya niyo tugiye nko kuririmba imbere y'Imana tugira indi ndirimbo ivuga ngo mbwirize imitima yihane ntasize n'uwanjye. I love the song. yitwa Ntuma nuvuga ngo usanga abenshi abaririmbyi bari muri trap yo kubicyapa igate usanga abaririmbyi benshi turi muri icyo cyo kubicyapa icyapa kiba hariya nyine ati ahangaha kwandi kiro cyapa cyano ku muhanda tukaza tukahagera cyo kiri ku muhanda kandi cyo ntike kimuvinga byubuze n'agasamete gato ugasanga irabwo abaririmbyi benshi cyangwa sinabarimbyi gusa abadiakoni yes ugasanga turi muri iyo routine iyo routine kwa tumeze gutyo kumva wenda bakunze kunyanya n'urugi cyangwa icyapa ruhora ku mapata ufungurira binjira ugafunga but it never moves kumva rero usabwo icyo numva ahubwo twana kuko nushobora usanga nanjye uri kuvuga gutyo ariko bimeze sibyo nawe watekereza gutyo ugasanga niko nikomeze cyangwa se n'udukurikiye nawe ugasanga niko ameze ahubwo ese tujye tubanza tukiheraho
ese tujya kubwiriza abandi tugasaba ngo natwe ibyo turi kubwiriza bibanze muri twebwe. First of all tubanze twifixinge before we fix others. Otherwise uraburi tuba turi gukora ubusa. Rero iyo routine I hardly believe that many a big percentage cyane kabisa cyane y'abaririmbyi cyangwa abakozi b'itorero bari muri iyo routine cyane kuko urumva twebwe abadukurikiye na kugira ngo bumve neza twenda turi kuvuga nk'abaririmbyi hari n'ushaka kuza akavuga nk'umwizera cyangwa mbese ugenda bakira abantu benshi batandukanye hari n'uzakira atanasenga akakubwira ibye ariko twe nk'abaririmbyi turabizi ko akenshi rimwe na rimwe hari bamwe muri twe ntago tuvuze bamwe muri Voice of Praise cyangwa se bamwe bo muri ntago tumention inzara ariko hari bamwe mu bakozi abita ngo bakora abakozi b'Imana usanga iyo adafite inshingano uwo munsi ntasenga niyo akavuga ngo aboneka muri eglise ariko tuza kuririmba rimwe na rimwe hari ababyuka bakaza mu repetition ariko atigeze asenga hari rimwe na rimwe donc ugasanga umuntu nyine nimwe twavuze tuvuga ngo nitutaba amaso ngo turebe buri wese genzure arebe ngo bimeze bite si ibintu ndirimba bimininga ko ubuzima bwa nyuma gikristo ese ndi mu rugendo gukorwa gikristo bwo gushaka ijuru nko twabivuze bizatubana ibibazo dusuduke nyine turi nka bya byapa cyangwa rugi kisi yavugaga ibitari no ngo benshi bo barahari ntabwo wamention ngo uvuge ngo ariko biba bigaragara mu ese imico yawe uburyo ikugaragaza hanze n'abantu hanze bajya bango ngo ibyo dukora bizaba ubuhamya bwabo turibo kubera iki se umuntu hanze avuga ngo shawura muntu ni umuntu w'Imana ariko ndetse ati no kubona aririmba ati ariko wakwereka ibibazo rero umva ko n'urugamba tuba turimo birakomeye cyane iyo bavuze ngo umuntu ni umukristo peace no ujya kunsubiza iyo bavuze ngo umuntu ni umukristo ariko mu by'ukuri siwe tuvuge nk'umuntu ukuzi neza njye nk'abandi peace koko muzi muri color y'ubukristo nyine aho haturiya mu drama no umukristo bitaraba arerekwa siyo ariko umuntu ukuzi akavuga ati reka ntabyo si wowe so let me tell you about it ibyo bintu bihuza gute n'ubuntu bw'Imana? Well, that's a good question. Kubera ko nta muntu ugize uzitonde n'umuntu wabo bivuga uzitonde kuvuga ngo uri uramuzi kuko Imana yonyine ireba hihishe mu mutima. He is the true judge. Ushobora kujudginga peace bitewe n'icyo mwahuriyemo nacyo. For example, twahuye runaka muri affaires za buri munsi wenuje kunsaba service ku kazi wacu bitewe n'ukuntu umushiyana aramukanye kwakira nabi n'ibiki byose ugata Kristo siyo n'ibiki nibyo uri kumva ariko uti ubuntu bw'Imana nk'uko buri gihe tujya tubivuga nibwo bwonyine butugira worth of singing tuhagarara imbere because none of us is perfect. Nta numwe pe uri perfect twese aho tuva tukagira dukora ibyaha byinshi cyane twivuguta mu byaha byinshi cyane ariko uwo muntu ujudging ushaka kujudginga aho aba yarebesheje amaso ya muntu sibyo ntaza aho wihaniye sibyo everybody has a past sibyo ariko wa undi tujya mu cyumba twiherereye sibyo tugasaba imbabazi tukikiranura nawe ugasanga nibwo buntu bwayo niyo mpamvu Imana iteka we are saved by grace sibyo the grace Imana na gather ndake kujya mu ndimo zanda I know you do ngo I'm just a sinner saved by grace sibyo ngo turi sinners saved by grace nta kindi kabisa kumva rero aho ngaho ndabyemerana 100%. Ariko there was a bad he was like ariko nkuko Bibiliya ivuga ngo tube umucyo w'isi
icyo nshaka kuvuga nzi ko ibintu ndi kuvuga nanjye hari yenda nzi ko ari ibintu bigoye ko ubuzima tubamo bw'isi ariko tugerageze niba koko uri umuntu w'Imana wera imbuto gerageza kwera imbuto zigaragaza ko uri umuntu w'Imana nanone tutitwaza akantu ho ngo mu gikari ngo only God can judge ariko nurangiza ngo ugende uhutaza abantu ugaragare nkaho utari umuntu ukoze Imana nibyo koko dufite umucamanza ari w'Imana wenyine ariko tugerageze tubura umuri nyine ducane kugira ngo babandi batabona hamwe mu mwijima byibuze abone izo mbuto aza kurikiza na n'ikiganiro duruka kiri latest cya Mama Dorcy na Papa Dorcy twakoze ubushize muri Lyrics of the Week bavuze ndi ku paraphrase ariko siniko neza uko muri byavuga ngo nimba uvuga izina ry'Uwiteka uve mu bidatunganye yego I think ni muri yo sense sibyo I think you know that the verse nuvuga ngo nkuko Bedi yarabivuze ntago kuvuga ngo Imana yamuta ari excuse yo gukora ibi binyuma uri kumva ahubwo iyo uri umukristo ukora ibyo Kristo yishimira even by the name umukristo sibyo uri umuntu witirwa iryo zina rya Kristo unukugerageza ugakora ukava mu bidatunganye sibyo noneho ugakora part yawe uko ugomba kuyikora not kugira ngo abantu bakubone not kugira ngo sana mvuge neza sibyo ahubwo kugira ngo ukiranuke imbere y'Imana nicyo tugomba no guharanira actually nicyo tugomba we have to fight for that sibyo ntabwo gushaka kuba approved by the pastor no we not have to be to seek for the approval from the parents from the friends from the only approval we need is from God. Exactly. Sibyo. Nuvuga rero iyo approval kuyishyikira cyangwa kuyigeraho niko gukora ibyiza. Nimba tuvuga izina ry'Uwiteka, twitirirwa izina ry'Uwiteka, tuve mu bidatunganye. Cyane rwose. Icyo nkundira ubuntu wenda nisije It is very kaganira it is very wide kandi na confusing nkarebye nabi ariko ubuntu bw'Imana burakwigisha nuvuga ngo iyo wakiriye amaraso ya Yesu Kristo ukakira ko Yesu yaje ari we waje gupfira wowe personally izina ryawe iyo ubyakiriye ubwo buntu ni nka result ugira fruits wavugaga izo utanga ni result y'ubwo buntu wabonye ikiganiro wavuze cya Lyrics muri twakoranye na Belize hari ya ndirimbo ya Papi Claire ntangira kumva izindi mbaraga zirusha amaboko izambere iyo ni transformation nyine ya wa muntu wagerageje gukora icyiza kukirutisha ikibi bagomba kujya kukireba kiriya kiganiro kiri nuza ariko niyo ndirimbo mujye kwireba Papi Clever sinibuko ko yitwa uyu Yesu uyu Yesu okay hari yindi defongira rero nubwo mubona nzi indirimbo nyinshi amazina biroroshye yarabyohereje upfa kushyiramo ijambo uzi gusa mubyeyi GPT namye ndeba ibintu bya GPT abantu benshi basigaye bajya kwiga ijambo ry'Imana akandika muri ChatGPT. Is it bad though? I don't know if it's bad. But what I'm certain of is that we can trust the AI thing as the hard thing. Well, I'm telling you. Debatable. Yes, debatable. Mugenda tuzaza tuganireho neza. It's very debatable ariko like we will know. Ariko in concluding guys, turi wrapping up mumbwire ukurikije relationship ufitanye n'Imana yawe iri personnel way describing gute abesobiza ariko ngiga oya ntabwo ndi kubyiga ngiye icyo navuga nuko ndayideseva ndayideseva umva relationship n'abantu babiri mukwiye kubigenderamo neza mukora deal reka ngoreshe gutya mukora deal neza
mu ibintu byose biri ku murongo ariko uzi kubona uri muri relationship n'umuntu we ari perfect ariko wowe uri gutya I'm telling you igihe cyagera bundi ukahita uvuga ati dahenza goma n'ibya ariko rero umuntu ndi kumwe undi muri relationship nawe Yesu ntago ariko ameze nicyo tunari nacyo gituma umuntu twenjenga mu Kristo bwacu si uvuga ngo ni umuntu ukora amanyanga akakugaruza neza ubu rero ngewe muri relationship yanjye n'Imana ndi kugerageza ngerageza byibuze ko kwemera amakosa kuko na Yesu nicyo adusaba ngo ngerageza kwemera amakosa nkemera ko ndi umunyabyaha ubundi Yesu yaje mu isi akadupfira kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubwo bugingo buhoraho so guca bugufi no kumva ko ndi umunyabyaha ariko ushaka Yesu icyo ni intambwe imwe yonyine ndi gusabwa nacyo cyiza Uwiteka yaduhaye iyo kudusaba ngo mutene 19 sinzi ko byari gushoboka ariko yadusabye imwe gusa yo kumushaka yo kugira inyota yo kumushaka iki kintu cyonyine ndwana nacyo ibindi byose tuzabyongera nge rero the relationship I have with God let me give you a scenario fata umubyeyi wawe nibyo umugire best friend wawe umugire therapist wawe havuyemo akantu ka therapist kuko wenda ni best friend wanjye ariko ibintu bya therapist no okay urumva that's me urumva Imana niko tubanye irabizi iri kunyumvira irabizi niko like usanga when I'm talking to God tujya tunaserera can you believe that I'm sorry to say this nkanayivumburira none waca iminsi nk'ibiri tutavugana nkagaruke nagarutse I can't handle I'm telling you that's my relationship with God nkagaruka rero nukuri nabaye umwana mubi nakurakariye ariko I know you mean good to me ibyo utankoreye ntukubizi ko bitankwiriye nkagatukongera tukiyunga like for example when I'm talking to God it's not like kneeling down and praying or something ndanga Imana rero urabona rero ukuntu bimeze rero bimeze gutya na gutya shaka ukuntu bigenza ndabizi ndwanaho kandi nzirwariza tubwire icyo gihe umuganira gutyo iyo ufite ibyibwira uyisaba iyo hari amashimwe sinagoranye no yeah exactly urugero nandika iriya ndirimbo yitwa Ushimwe nari icyo gihe iryo jambo ryanutse mu kanwa ndabyibuka nari ndi kuri moto ndi kuva ahantu mpita mbona message nziza bya hatari nziza hatari you have received ariko yaganishaga kuri you have received uri kumva ndangije ndaturika ndaseka nicaye kuri moto and I was like I know this is you. Wow. You knew. I know. I'm certain and sure this is you. And thank you. Remember? Well, thanks you. Thanks, man. I see you. Niyo relationship yanjye n'Imana. Ndayidesova. Nuko ako konziko ni nk'umubyeyi. Itega ryose iranyuba inkampa imbabazi. Turaganira as a best friend. None ikagenda ikankonsola rero as a therapist. My first time to hear that. Yeah, iragenda ikankonsora iwana Bible verses kagenda zika iwana. None gisekeje kuri ya ChatGPT bavugaga. Nyine ukayikorera ati I need verses that strengthen me. Oya ibyo byo nta kibazo. Sibyo ikama list nkajya kuri Bible yanjye rero. Nkazisoma. Ahita numva he became my therapist. Wow. I will never leave you nor forsake you. Sibyo nibwira kukugirira. Nibyize sibi. Man, Imana igahita ikora nka therapist. So, he's a parent who is a best friend and my therapist. I love Top it. tier one. I love it. I love it. Yeah. Mbonye byanyenza biba biruta ariko nizere ko nawe uko wowe relationship yawe n'Imana yawe uko imeze go in the comment section ariko abantu reka babwire abantu baraza kunyandikira inbox DMs whatever ariko ntibajye muri comment section. What? By the way,
congratulations nabonye urumva umuryango uri gukura twakoze rwose umuryango uri gukura amaze kuzamuka tugeze muri 1K n'ibindi birengaho kandi gitoya narabirebye. We are so excited. Thank you. Abantu dukomeje kubaka umuryango wa Sunny Talks. Twiyongere ku buryo no mwaka uza kurangira byuze tumaze kwikuba kabiri abo turi. Sibyo nako. Ariko baze nari abageni. Niba abari wanje mukorete. Abantu rero byabicara nanjye ndifata telefone nkareba Sunny nkamwumva ndiyenda ndi mu rugo mu kazi n'iki byose. Ariko niba ikintu kidushimisha twebwe abantu twicara kuri micro ni ukuba muri comment uri gusoma du comments wakoze tukabicumi tukamirongwe tukabatungana mureka kubyimenyera mu bitwereke kuri nuza kuri comments cyangwa mureke kubitubwira hanza mu inbox n'iki please byandike hasi thank you kandi nanone bihangana ikiganiro cyawe kire bahuye n'abahost gusa umuntu bari mwinshi twaje dushimuta ikiganiro cy'abandi abahost tuba dufite umunwa munini cyane as a vision to that reka nidusoze nkuko bavuze twaturutse muri Voice of Praise niho tubarizwa tubafite igitaramo. Let me take this opportunity. Let me invite you guys. Let me invite you, please. Izo ndirimbo zose mwumvise nazira twagiye tuneminga tuvuga ngo tuzitarasohoka le 20 December. Tariki 20 z'ukwa 12. Umva hano Kigali by Lango Church ntabwo ari launch kandi ngo mgiye gufata ngo launching ngo kuseringa amasede. It's just singing. Tuzabarimba indirimbo nyinshi kuko nicyo kintu kizagihari indirimbo nyinshi abo tuzafatanya zenda tubabwiye tuzabamenyesha misiri imbere ariko guys turabakeneye n'ukuri muzaze nta kindi kintu kizakorwa si launchi n'ukuri muturwa no muze tubaririmbire mukubitinze ibipfunsi muze n'ukuri please come and rero reka mbabwire hari abantu baririmba uturimbo twiza turyoshye ariko hari n'abandi baba bari spiritual umwuka wera kamanuka so niba ushaka ko umwuka wera kumanukira rero nkuko yatumanukije ubundi kwa Yvonne by the way Yvonne congratulations it was amazing byari ibintu biri surreal rero niba ushaka kumanukirwa umwuka wera igitaramo twagiye ewana kabisa save the date save that date kabisa yes duhurire and way of hope le 26 z'uku kwezi please duhurire come Kigali mushaka ama tickets aracyahari amarangi sibyo please you people duhurire dukwiye kwikunda ibintu byacu tugakunda umuziki exactly kandi let's pray for not the competitions zive mu makorali yes tuzakiganira icyo kintu bata let's pray for that yes and you people imana bahumugisha mukuri tujyanye ibihe byiza ndungutse cyane kariya kantu ka therapist it's perfect ndungutse and nukuri imana bahumugisha ibagure ibadindira imiryango and hari kandi nshaka ko mukora umuntu ufite icyifuzo cyo gusengerwa hano kuri Sunny Talks podcast turasenga and ndashaka ko tu wrapping up dusoza ikiganiro turi gusengera uwo muntu so niba ufite icyifuzo kiri particulier cy'uburwayi n'ibindi bintu byose ushaka gusengera please write it in the comment section and we will do that mwakoze cyane imana bahumugisha please mwakoze kwakira cyane imana bahumugisha cyane mwakoze namwe kudukurikirana tubona n'icyumweru gitaha ciao bye urayimenye ndafashe ifoto yawe mfite kopi yawe Now, when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this! Yeah!